rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo ni ikinamico y'uruhererekane itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Urugamba rugomba umucyo. Duherukana Miziza aza gusura Daforoza no kureba uko kumenyekanisha imitungo byagenze. Hasani nawe yagiraga inama Maurice yo kujya arangura imbuto akazigemura ku ruganda adategereje ko beza izo mu murima wabo. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Maurice. Mama, ko wazindutse ukamwe mu bitotsi n'amahoro. Nyingurira tuvuganeye. Se ni ku rugi ntihakinze mama. Hari hashize akanya gato mvuye hanze sinirwa nongera gukinga. Nibwo nongeye gufata agatotsi. Waramutse mwana wa? Waramutse mama. Waramutse. Kuzindutse cyane ra. Reka mwana wa. Naraye nkano yari inkeraho. Mama, niki cyakubujije gusinzira? Warwaye? Nta burwayi ntabwo. Ahubwo naraye nshigagurika kubera inzozi mbi narose. Izo nzozi zakubujije amahoro zari inzozi iki mama? Narose ikimasa cyanjye bakibye. Mama, none waza gukabya inzozi? Reka njye kureba niba kikiri mu kiraro. Reka wikwigora. Urumva nari kurota inzozi nk'izo se simite njya kureba. Kiba cyari mu kiraro. Yewe noneho ndumva nta mpamvu yo gukomeza guhangayika. Kandi naye Nyagahizi nta bisambo by'inka bihaba. Nubwo nta bujura bw'inka buhaba, ariko impungenge na so wanyu Munyaburanga uhora ntitirije ashaka kuntwarira ikimasa ku ngufu. Mama, ahubwo nsobanukiwe n'imvano y'inzozi warose. Izo mpungenge ufite nazo zikugaruka musinzira ukabirota. Nibyo mwana wa. Ko bugomba kujya uryamira amajanja ku buryo hagize ushaka kugitwara wamuteje. Mama, ibyo kuryamira amajanja ndabyumva. Ariko mfite ikindi gitekerezo cyatugirira akamaro kandi kikarangiza iki kibazo. Kose mbwira mwana wa. Wenda ntajya ndyama ngasinzira. Ejo nari natekereje ko twagurisha kira kimasa. Reka risubiza aho ukuye muri. Ikimasa cyanjye sinshobora kukigurisha kitarakura ngo nzacyungukemo amafaranga menshi. Ntibishoboka rwose. None se mama. Reka nkubase. Munyaburanga nagitwara nibwo tuzaba twungutse. Siyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose ntazakijyana. Rega natwe tugomba kwirwanaho. Naho ubundi rwose nge singisinzira pe. Mama, impamvu ni natekereje ko twakigurisha. Nuko rero nagize igitekerezo gishobora guhindura ubuzima bwacu. Oya rwose sinshaka kugurisha ikimasa cyanjye. Utekereza ibindi wakora. Mari igitekerezo nagize nicyo. Urabona ko inanasi nagemuraga ku ruganda zigenda zihundura. None nyine natekerezaga ko twagurisha kiriya kimasa nkabona igishoro. Nkajya ndangura inanasi n'izindi mbuto aho zeze hose. Bityo ngakomeza kugemura uruganda aho kugira ngo tujye tugemura ku mwero w'izacu gusa. Yego. Ariko iki? Ariko se urabona byatwungura? Bitatwungura. Turetse n'ibyo se urabona twahita tubona umuntu ukigura koko? Mama, ibyo bindekere. Nzi ko hano Nyagahizi hari abantu babigize umwuga bacuruza amatungo. Yego mwana wa. Icyo gitekerezo ni cyiza. Ahubwo twanabwira Miziza akadufasha kumushaka cyane ko Miziza ari umuntu w'inyangamugayo rwose. Nta kibazo mama. Mizizi yabidufashamo rwose. Gaso zamwihanangiriza zabikibanga. Bamenye ko tugiye kukigurisha. Noneho barara bagitwaye. Niko Mizi. Karame mama. Aya mata wayakuye. Urumva yaba yavuye handise mama. Mama. Unje naraye ntangiye gushyira mu bikorwa bimwe mu byemezo twafashe byo kumenesha Daforoza. Utambwira se ko? Yego mama, naraye ngiye mpita ntangira gukama inka za Daforoza ku ngufu. Mizi, kubanza icyo kinyamari cya Semuhanukara, ubwo Daforoza n'amahane ye yari yagiye. Soko. Ariko Mizi ubanza mutanze. Mubera ru. Ndakumva. Yasanze nzinikije agira ubwoba bwo kumbuza. Ubundi nzihumuje mpita ntera amata nkubita ku rutugu ndiyizi. We. Numva sahubwo Mizi. Ibintu nk'ibyo nibyo mba nshaka ko mukorera Daforoza. Nimukomeze mu mujujubye. Mpaka zibwiriza genda tuva tabana. Mizi, buryo urakagabo sha. Uhereza icyo gikombe kiri inyuma yawe mbe ninyweraho. Oya maramenye. Bana ba. Aya mata nimuyanyweho. Murumva? Nimuzi ko yavuye ku mwanzi. Nihekure ndeba se. None se yaba yayazaniye iki? Nta muntu ugomba kuyanywa atabahitana. Murumva? Icyo miseme nuko twayagurisha. Njya numva bavuga ko nta muntu urogera undi mu mata. Ngo nta urogera mu mata. Daforoza muramubarirwa ntimumuzi. Ariko numva ibintu byanyu murimo kubivangavanga ntibisobanure. None se nimuyakoresha icyo mushatse rwo. Ariko kuvuga no gutaruka mama. Narababaye kubona mukora inama y'umuryango ntahana.
kubera ukuntu wagize ibakwe ryo guhita utangira kujya ukama inka za daforoza ku ngufu nta nama y'umuryango uzongera kuba udahari ndabivuze. Alo? Wiriwe Hasa? Mwiriwe neza hari? Ko ngushaka akazi? None hase? Oya, nimugoroba nyuma y'akazi tuze guhura ko ndagukeneye. Urashakira amahoro se? Hasa? Ndakumva. Ndifuza ko nurangiza akazi waza nkakubwira. Yewe muntu ukingura. Hasa, ubyo nakubwiraga wabyumvise se? Umwana ngewe. Ari Hasa ni suramushakira iki? Hani, uzi ko ntarinzi ko wantanze hano. Biteze. Yewe nahageze kare nanga kwisangiza mba nirambitse gato ngo gutegereze. Nukuri wakoze kuntegereza. Hanyuma se wageze hano ute ko ntigeze mbona imodoka mu rugo? Imodoka nagiye kuyikoresha hari umukozi dukorana wangejeje hano. Ariko tutarajya kure, Hasa nifuza kubonana nawe uramushakira iki? Erega Hasani ndamushaka ngo aze kumfasha guhaha kuko urananiwe umaze iminsi ufite akazi kenshi. Ndifuza ko waruhuka. Oya mwihoreye niba Hasa niwe mushakiraga kujya guhaha. Imodoka yanjye aba yakize ndakujyana. Oya sheri, sinakomeza kukuvunisha ndakure kuruhuke njyane na Hasani. Ariko numvaga nta mpamvu yo kubuza Hasani akazi ke. Muzi ko asika yatatinze kubera akazi kenshi. Mureke nawe aruhuke. Sheri, nukuri ndagushimiye ko wifuzaga kujyana nanjye guhaha. Ariko nkurikije uburyo umaze iminsi ukora amanywa n'ijoro ndumva uvuye ku kazi waza ukaruhuka. Akazi sigira ngo kambuze kwita ku mugore wanjye. Kandi umukanishi yanyijije ko nimugoroba nta kabuze imodoka yangiza kuba yabonetse. Hani, nimerera njyane na Hasani. Niwe umenyereye ibintu byo guhaha pe. Ariko ubguza ahantu hose ndi buzenguruke mpaha ntiwabivamo rwose. Okay, ntacyo ubuze kujyana na Hasani niba ari byo wumva bigufasha ntacyo bitwaye mujyane. Urakoze sheri, ahubwo ni karibu ku meza. Iyo neza daforo. Cyangwa nje guhamagara dafafo nk'abasirimu. Ese mizi, ntibigeraho ngo amagambo agushirane. Cyo ngaho kurura kagatanya kacari. Nuko urakoze rwose. Nari ntashye ariko numva byabyiza mbanje kukunyuraho nkagusuhuza. Mwanamenye nuko umiriwe. Nuko rwose mizi. Wakoze kuza kureba uko merewe. Ubu rero iyo bwije ntamenya amakuru yawe ndarampangayitse. Niyo mpamvu mpanyuze ngo menye ko nta guhungabanyije. Urakoze cyane mizi. Uje nanjye nagushakaga. Nawe si buryo ujya wicara ukankumbura. Mbega inkuru nziza numvise muri uyu mugoroba. Mizi, nta kugukumbura kundi, ahubwo hari icyo nifuzaga kumfasha. Ngaho se mbwira daforo. Uzi ko rwose ntacyo nakwanga kugukorera ngishoboye. Umva mizi, nashakaga kugurisha ikimasa cyanjye kugira ngo mbonere Maurice amafaranga ashora mu bucuruzi bw'imbuto. Icyakora ndumiwe pe. Daforo. Kuko ufite gahunda yo kugurisha kiriya kimasa? Kubera iki se nta kigurisha? Nawe se usigaye ushyigikiye ko munyaburanga gitwarira ubuntu? Reka ta. Ahubwo ntunguwe nuko nanjye ariyo nkuru nari nkuzaniye. Wamenye ute se ko dushaka kukigurisha? Nyine mu kanya nsanze munyaburanga ari kumwe n'umugabo usanzwe acuruza nk'inahinyagahizi. Kakiri inkuru. Bahagiraga batese ko munyaburanga nta nkigurishwa agira. Icyo nyine nicyo cyanteye impungenge. Nagize nyanikinga ku giti nuko mbona bari kubara ibifaranga byinshi cyane. Reka. Ibyo bintu se ko numva binteye urujijo mizi. Wahora niki? Kubwo amahirwe make nyine nkandagira igiti kiba kiravunitse. Bahita bambona barikanga. Mizi, aya mafaranga se nayo rubanza ki? Nkurikije uko nabibonye. N'uburyo nashatse kubegera munyaburanga agahita nyuka inaba kanashushubikanya ngo ni ingende. Naketse ko batari kubusa. None se kuki uhisemo kuza kubimbwira? Cyangwa bihuriye no kunshakira umuguzi w'ikimasa cyanjye? Ubwo rero nkimara kubona ibyo bifaranga numvise umutima umvuyemo. Nkeka ko munyaburanga yaba yakiriye amafaranga y'ikimasa cyawe. Mana y'u Rwanda we. Mizi, none byaba byo nabigenza nte? Ko numva ibikuba binkukaho kanyago. Icyo ngusaba ni ukuba amaso hatazagira ugutwara ikimasa cyawe kandi naragusezeranyije kwiteka nzakuba hafi. Buretse gato yabahanganye ndaje. Nta kibazo. Mizi. Karame. Reka ngusomye kuri iyi nzoga nari nahishiye Maurice. Maze numara kwica akanyota umbwire niba uri bunkurikiranira amakuru nyayo y'ibyo wabonye rwose. Nuko murakoze rwose. Yego nuko. Tararwaga yewe tararwa.
nawe rero ku bijyanye no kuba munyaburanga hari ibyo yamisha akanshushubikanya ngo ntabegera ndarara mbimenye kandi nawe rwose nta kabuza ndabikugezaho. Ndagusabye rwose unekere uzambwira. Ndabitoza nzabone kuguha amakuru yuzuye neza. Kuko nanjye rero nk'uko nabikubwiye sinabashije kumenya niba koko ari ikimasa cyawe baguraga cyangwa hari ikindi bari baziranyeho. Mizi genda ubinkurikirane rwose ndumva binteye ubwoba. Yego ngiye kubikurikirana ariko ucuruza inka sinza hataha munyaburanga we ndamurarira mpaka amenye ibyo yakoranaga n'uwo mugabo. Wowe kurikirana neza kandi ukomeze unanshakira umuguzi. Ibyo rwose ndabishoboye. Gusa rero ndagusaba ko nituramuka dusanze ko ibyo twakekaga atari byo ugomba kureka guhangayikira ubusa. Mizi ibyo byihorere ari nkawe se. Hasa wakoze kwitabira ubutumire bwanjye. Nabakoze umuhaye cyo kunywa. Umunsi rero w'ikizuba nari mfite icyaka. Hasa njye ndumva nshonje. Nibyo. Niba dushyirireho brushette 3 n'ibirayi 2. Nta kibazo rwose. Ariko se kuzitinda gushya zirashya tukiri hano ari. Kubera iki se? Kugira ngo zirarenze iminota 30 zitarashya. Nuko mbona burimo kwira kandi tugomba kujya kugura ibyo washaka konze kugutwaza. Baba. Icyo nicyo kibazo wari ufite. Uri kwira rwose. Humura yewe wowe banza unywa agacupa witonze. Urabona kuza kuzenguruka muri ariya maduka nkaza kugutwaza nkakugeza mu rugo ndabona birutwara umwanya muremure. Ariko uravunwa n'iki koko? Erega nta kintu nateganyaga kuza kugura. Ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo twiganirire. Tekereza n'ukuri. Uzi ukuntu naje nirukanka kugira ngo ntaza kugukerereza wandakarira mabo. Ngwe kingo mabuja. Ubwo se ningiye senye kubuja koko hasa. None se nturi we? Reka ndarisi umugore wa mukuru wawe. Mu Kinyarwanda ndi umugore wanyu hasa. Siko bivugwa se ndabeshya. Yego ariko kandi nanone kuri umukoresha wanjye se buri na mabuja. Reka ibyo tubyihoreye twiganirire. Ese ko mbona udatiri mu rufite kibazo ki? Ingwere humura ushira icyaka dufite umwanya uhagije nibakomeze batwongere. Hari akandi kazo ufite se? Ntako usanzwe. Burya sinkunda kunywa inzoga nyinshi ariko kuko ari wowe turimo gusangira ndakomeza ngerageze. Muri no minsi nsigaye numva nkeneye kuganira nawe kandi ndizera ko nta kibazo kibirimo. Ari Karame. None wazatuma mukuru wanjye bimenya gakeka ibindi. Gakwandise? Reka rwose nta kibazo muzagirana na gito. Ikindi kandi azi ko uyu mugoroba wose ndi kumwe nawe. Nibazi ko turi kumwe noneho ndumva nta kibazo. Ni ikintu cyatuma mukuru wanjye atangirira icyizere burya. Hasa. Ndakumva. Kuri ibyo humura nta kibazo ngirana na mukuru wawe. Ahubwo rero Hasani. Hari ikintu mwamishe we nagakwande kugezana n'ubu ntaramenya. Ikihe se? Ko mbitekereza ndumva ntacyo rwose pe. Hasa. Ndakumva. Reka nkwibutse. Wa mugoroba uheruka mu rugo naturutse kure numva muganira. Noneho mbageze hafi munyikanze muhindura ikiganiro. Muvuga iby'imodoka. Yego. Gakwande yakomeje gutonganya ngo imodoka uyikoresha nabi kandi atari byo mwavugaga. None se ari? Ndakumva. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi umugabo wawe ntarakubwira ibyo twavugaga? Urebye se ndamubaza neza ibyo mwaganiraga ariko numvaga mukomoza ku bintu by'umushinga. Ese ari? Ndakumva. Wowe kutigeze usoma nta nyota ufite? Ndaba nsoma ni kare inzoga ntaho zijya. Dore na za brushette ziraje. Hasa. Ndakumva ari? Ndakwinginze rwose ndi umugore wanyu. Nicyo cyatuzanye hano ngaho maramatsiko ngende menye uwo mushinga ufitanye n'umugabo wanjye. Ngaho da. Aya matsiko yari isarashyira shirera naho ubutaha. Urugamba rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo. Mumaze kumva ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Ushaka gutanga ibitekerezo yaduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 0781 15 49 99. Urugamba rugomba umucyo.